Imana abana namwe mwese inshuti zacu mudahwema kudukurikira hano ku isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya twatunze itoroshi ku gihe cy'imbyino, mu gihe cyo kubyina. Kuki abantu babyina? Kubyina. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza igice ni cya 3 umurongo wa 4 hatugaragarije ko hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cy'umuborogo n'igihe cyo kubyina. Kuki abantu babyina? Kuki hariho igihe cyo kubyina? Ariko birumvikana ko igihe cyo kubyina kiza gitandukanye n'igihe cyo kurira cyangwa n'igihe cy'umuborogo. Abantu babyina kubera ibyishimo. Iyo abantu bishimye barabyina, iyo abantu banezerewe barabyina. Bamwe babyina kubera ibyishimo, abandi bakabyina kubera ibirori, abandi bakabyinishwa n'agahato. Nibyo wabyumvise neza. Hari ababyina kubera agahato, avuga ati nintabyina baranyica, nintabyina baramfunga, nintabyina ndagirirwa nabi. Hari benshi babyinishwa n'agahato. Ariko nimucyo turebere hamwe icyo Bibiliya itubwiye ku igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Bibiliya hano ku isi ya Bibiliya dufite umurongo tugendeyeho utubwira ngo isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Uku guhoraho iteka ryose gusobanuye ko azaba ari igihe cy'ibyishimo cyo kubyina. Ariko ku bakoze iby'Imana ishaka, urumva ko abandi batakoze iby'Imana ishaka nabo bazaba bari mu gihe cy'umuborogo, kuko ni ibihe bibiri bitandukanye, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Birumvikana ko benshi babyina, abandi baboroga, abandi bakaboroga, abandi bari kubyina. Ni ibihe bibangikanye. Bibiliya ijambo ry'Imana itugaragarije igihe cyo kubyina ko ari igihe cy'ibyishimo n'umunezero. Aho ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 14 hatugaragariza umwami Herode Antipa yageze mu gihe cye cy'umunezero. Yari ari mu gihe cye cy'umunezero, atanga umunsi w'isabukuru ye yivuka. Kuri uwo munsi w'isabukuru yiwe wivuka, yahamagaye ibisonga n'abatware bateranira imbere y'umwami. Icyo gihe hahurujwe umukobwa w'umugore we Herodiya. Uyu mugore wa Herode Antipa yari yaratandukanye n'umugore we, ashakana n'uyu mugore wa murumuna we Filipe. Amaze gupfa, Herode abona atamureka cyangwa atamupfuha ubusa, atandukana n'umugore, ashakana na Herodiya umugore wa Filipe. Kandi uyu mugore akaba yari umwuzukuru wa Herode mukuru. Igihe Herode yari ageze mu gihe cye cy'umunezero cy'ibyishimo, birumvikana habayeho umwanya w'ibirori byo kubyina. Muri ibi birori bya Herode Antipa habayeho umwanya wo kubyina. Umukobwa w'uyu mugore we bashakanye nawe yahurujwe muri ibi birori kuza kubyina. Arabyina koko, atega amaboko neza nk'umuntu uri kwerekana icyerekezo cy'umuyaga, amaguru akayakaragira inyuma mu kirere, umugongo akawuheta. Umukobwa wa Herodiya arabyina, bituma Herode Antipa anezerwa, bimutera kumuha indahiro y'uko icyo ari bwifuza cyose ari bukimukorere. Aya mahirwe yahawe nuko yabyinnye, yavuyemo igisubizo cy'uko Herode agomba kumuha yuko igihanga cya Yohana bakigikata bakagishyira ku isahani.
igisubizo cyavuyemo, Yohana Umubatiza yarapfuye, abigishwa bajya kwaka umubiri wa Yohana bajya kuwushyingura. Birumvikana ntabwo bashyinguye bari kubyina, bo bashyinguye bari kuboroga. Igihe cyo kuboroga, abigishwa ba Yohana bagiye gushyingura umubiri we barimo baboroga. Ariko ku rundi ruhande rw'uyu mukobwa wa Herodiya na nyina Herodiya barimo bishimye kandi bari muri ibirori bya Herode Antipa banezerewe. N'abari bari mu birori bari banezerewe, abo ruhande rumwe bari banezerewe bari kubyina, abandi baboroga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwiye ko ukora iby'Imana ishaka ari uzahora witeka ryose. Hariho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Ku bakoze iby'Imana ishaka bazahoraho iteka ryose mu gihe cyo kubyina. Ni ibyishimo, ni umunezero, ibirori bitazagira iherezo ku bakozi iby'Imana ishaka. Ariko ku batarakoze iby'Imana ishaka bazahora mu muborogo w'igihe kirekire. Ngwifurije inshuti yanjye, ndakwifuriza gukora iby'Imana ishaka kugira ngo uzahoreho iteka ryose, kuko isi yo izashirana n'ukwifuza kwayo. Tubashimiye ko mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, itumenyesha aho isi ivuye n'aho igeze n'aho yerekeza. Mbese iyo aho isi igeze iri mu gihe cyo kubyina? Mbese aho isi igeze izahora mu gihe izagisoresha n'igihe cyo kubyina? Mbese aho isi igeze iri mu gihe cyo kuboroga? Mbese aho isi igeze izagisoresha igihe cyo kuboroga? Ni ibihe bibiri bitandukanye, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Ariko Bibiliya iratuha umusobanuro cyangwa iraduha igisubizo cy'ukuri. Ukora iby'Imana ishaka, uko bizasoza muri ubwo buryo bwombi. Isi izasoza muri ubwo buryo bwombi. Bamwe bazaba barira, abandi bazaba babyina. Kuko bamwe barimo barira bashyingura mu biro Yohana, abandi barimo babyina. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Tubashimiye ko mudahwema kudukurikira, kandi tubifurije gukora iby'Imana ishaka kugira ngo muzahoreho iteka ryose. Shalom shalom.